ry'umurenge Kagame Cup ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Uyu mukino ukaba wabanjirijwe n'umukino mbasobanura ko undi mukino wabanjirije uyu wa kimwe cya kabiri kirangiza mu cyiciro cy'abagore, ikipe y'umurenge wa Kacyiru ikaba imaze gutsinda ikipe y'umurenge wa Gahanga ibitego byinshi kuri bike. Ni ibitego 7 ku busa, Macare bikaba byari ibitego 10 ku busa, ubwo igiteranyo bikaba ari ibitego 17 ku busa. Ikipe y'umurenge wa Kacyiru ikaba yageze ku mukino wa nyuma aho izahura n'ikipe y'umurenge wa Mageragere. Ejo yatsinze ikipe y'umurenge wa Kimihurura ibitego 4 kuri 1. Match zombi ziteranye bikaba byari ibitego 5 kuri 1. Kabarongira ngo Superintendent Kabanda, Senior Superintendent Eric Kabanda abagezeho ubutumwa bwa polisi mbere yuko umukino utangira. Murakoze. Muraho neza? Hakurya muranyumva? Nahariya? Aha, murakoze cyane. Ibi ni ibyishimo kubona abantu bateraniye hano. Mesaje ntabari yanyu gusa, nabo mwese birabareba mutari nababona aha. Yego yego. No hakurya hariya. So kuba abantu rero bari hano bakina iby'agaciro ni byiza cyane ko imikino yunganirana n'ibindi bikorwa by'iterambere bya gahunda za leta. Ibyo rero bijyana no kuba abantu batekanye. Ntabwo imikino nk'iyi yo kwimakaza imiyoborere myiza biciye mu mikino, yo kuba bifite ikibuga nk'iki abantu bakora batekanye, bifite aho biba byavuye. Siko bimeze bifite aho biba byavuye. Ntabwo dukwiye rero kujya mu mikino gusa ngo twishime twibagirwe n'igishobora guhungabanya ibi byose turimo cyangwa se igishobora kudusubiza inyuma. Iyo byose rero tubikesha umutekano. Ukumubona ndaha imbere yanyu niko n'undi nkanjye nawe ari ahandi, tuvuga umutekano, tuvuga ibyiza byawo, tuvuga ibibi byo kutawugira n'ibyiza byo kuwugira. Sindiyo? Rero icyanzanye ntabwo bafata umwanya munini, ni iminota 5 gusa ntiri burenge yo kugira twibukiranye bimwe muri ino minsi bimaze igihe bitwara ubuzima bw'abantu. Ngira ngo muri mwese, mu bakinnyi, mu bafana, muri twese, ushobora kuba ataraburiyemo murumuna we cyangwa umuvandimwe cyangwa umuntu azi, twiraye ashobora kuzamura cyangwa se twese tukisanga hari uwo byagezeho. Hari ibintu bimaze iminsi biri mu gihugu hirya no hino mu turere byitwa inzoga z'inkorano. Twabiburiye izina tubyita gutyo. Mwese niko mubizi, tunatwe niko tubyita. Ni inzoga z'inkorano kubera ko ni inzoga za make bavanga ibintu, ariko ni substances zishobora zihungabanya ubuzima bw'abantu, zitajyanye n'ubuzima, zitajyanye n'umubiri wacu, ndetse wareba naho zakora ugasanga nta buziranenge burimo. Ibyo rero byo kuvangavanga ibyo bintu kenshi bitwara ubuzima bw'abantu. Mwarabyumvise mu majyepfo, mu tundi turere, mu zindi ntara, aho abantu bagiye bapfa mu bihe bitandukanye kubera kunywa izo nzoga. Bazize inzoga z'inkorano, ariko ni ibintu bavangavanga bagaha abantu kubera ko yumva ari izamake akanywa, bikaza gusanga ahaburiyemo ubuzima, abandi bakabihanira bakavanamo ubumuga. Icyo rero ni ikintu nagira ngo mbibutse. Ntabwo twaba duteraniye aha ngaha umuntu agize umwanya wo kubona umubare mwinshi nk'uyu muri aha ngaha, ari hakurya mu bafana, mu bakinnyi, muri twebwe. Iki kintu tugomba kukibukiranya. Iyo ubona abantu umubare 5, 10, nubwo yaba umuntu umwe akabura ubuzima kubera ibintu twagize mu burangare cyangwa se mutatanzeho amakuru,
biba ari ibintu bibabaje, biba ari ibintu dukwiye gusubira inyuma tukigaya, ariko bikungikanya no gufata ingamba za nyazo. Icyo ni kimwe, icyo cyatwaye ubuzima bw'abantu. Inzoga z'inkorano mu bifate nk'ibintu duhanganye nabyo muri no minsi. Ikindi ni ibyaha bitandukanye, ariko icyo cyo cyaje ari nk'icyaduka, niyo mpamvu aricyo mpereyeho. Ibindi ni ubujura, gusikuje amasakoshi, ibindi ni kudacunga ibintu byanyu neza, bigasa nkaho iyo habayemo uburangare ubujura bukaba wareba ugasanga izo twabigizemo uruhare. Ibyo nabyo dufatanye kubirinda no kubikumira. Ibindi tumaze iminsi muri kampeni tubyibukiranya, abamotari baraha kunywa cyangwa ukanabyihorera, ariko kampeni bita turindane tugereyo amahoro, tugereyo ikimotari hari amahoro cyane, tugereyo amahoro. Ibyo bijyana no kutanywa, kwirinda inzoga, kunywa resi. Waba unanywe ukanywa izo ushasha ubasha kuba wajira, cyangwa se ugatandukana no gutwara ikinyabiziga ukabanza ugakiranuka n'izo nzoga, cyane cyane ko ntekereza ko uzinywa wiyumva. Ubusinzi, urugomo, ibyo byose ibyaha bitandukanye. Hari ikindi cyaha bita gusambanya abana ugasanga byana imyaka 5 byakozwe mu ndacecetse, nimutanze amakuru, bikazasaba imbaraga zo kujya kwitahurira no gufata ababikoze. Ibyo byose nibyo mvuze aka kanya, ariko icyo nashaka kubabwira ni ugufatanya kurwanya no gukumira ibyaha muri rusange. Ubwo ndavuga kugira ngo dukomeye twishimire imikino nk'iyi, mujye mwibuka ko hari ibintu tugomba kubanza gushyira ku ruhande no gushaka inzira yo kwishima. Birumvikana? So reka rero mbareke dukurikira umukino, ariko iyi message ntoya mbahaye 5 cyangwa 3 niba ntibeshye, ibe package yo kugira ngo dutegure ibindi byiza biri imbere. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twirinda inzoga z'inkorano, tunywa resi. Ibindi ko byibagiwe byose ni 70%. Murakoze cyane. Imikino